nizere ko umeze neza wowe wifuje ko twigana amasomo twigira hano kuri ino channel ya G White Tutorials. Hano twigisha kweditinga amafoto mu buryo bwinshi butandukanye. Uyu munsi ngiye kwigisha uburyo wafata ifoto nk'iya Chrissy ukayeditinga ikaba gutya urabona ukuntu gutya after yayo imeze, ubona ko ifite kara nziza. Dore before nuko nguko imeze nyine, urabona ni ifoto isanzwe bafotoje kamera ariko nyine cyangwa phone ariko nyine ubona idafite kara zisa neza cyangwa zihambaye. Dore uburyo nayihinduyemo, after ni gutya nayihinduye, urabona ni ifoto yacu isa neza nyine, ubona iryoshye, ubona nyine imeze nkaho ari ifoto nyine wanagira cover y'indirimbo ijye gusohoka. Urabona uyu ni Utanice, uyu ni Chrissy, ni indirimbo yabo, ni ifoto bafashe bari gushutinga indirimbo yabo. None ngiye kwereka uburyo nawe wabikora ikamera gutya. Nkwibutsa subscribe yawe ni ingenzi, ubanze ukore subscribe nkwereke uburyo nawe wakikorera amafoto nk'aya ngaya, kandi like yawe ni ingenzi ndetse na comment ukambwira icyo ushaka naza kwigisha muri video y'ubutaha. Reka dutangire rero nkwereke uburyo bikorwamo nawe ujye ubasha kubyikorera. Sasa mbere na mbere reba hano ikintu tugiye gukora. Mbere na mbere hano ifoto yacu ni gutya twayishyizemo, ni gutya ifunguka muri Photoshop. Hano rero ikintu tugiye gukurikizaho, urahita uza ahangaha kuri ino area yacu, ino background yacu, uyiterura hano uyizane kuri kano kantu kameze nk'akamenyetso ko guteranya, kano kari hasi, kano ka plus n'aka ngaka, niko uri uyitereka. Murabona ko zise ziba copy ebyiri, cyangwa biri ubonye biri bukugore ushobora gukanda Ctrl G. Reba hano hasi byiyanditse Ctrl G gutya igahita yikora. Ariko ibyiza nuko turi bukoreshe gutya, ukayifata gutya ukayiterura ukayizana kuri kano kantu ko guteranya ka hano hasi, nibwo buryo bwiza. Sasa rero hano ikintu tugiye guhita dukora kugira ngo twihutishe video yacu itaza kuba ndende bikaza kukugora, urahita uza hano handitse filter, ahangaha ukandeho gutya, nurangiza uhituza hano handitse camera raw filter, ahangaha ukandeho gutya, utegereze biterwa n'uburyo imashini yawe yihuta. Nkwibutsa subscribe ubanze uyikore kuko ni ingenzi kugira ngo uyibone andi masomo tukwigisha kandi yagufasha. Hano sasa rero ikintu hano tugiye guhita dukurikizaho, urabona hano handitse basic, ushobora gusanga hafunze gutya, urahita ukanda kuri kano kantu gutya uyifungure ino basic. Hano ikintu ugiye gukora, ugiye kongeramo zino za exposure gutya isa nk'ikeyemo buke, na contrast gutya, aha ni sawa. Highlight wongeremo gake, shadows iyi niyo uyigabanyemo gake, black aha naho ngaho black. None unagize uhita uzana kuri saturation hano wongeremo gake, urabona ko ifoto yabo irimo iracya gutya, biri kuba nabi, biri gucya cyane hano ahangaha gutya. Hano naho hano basic uhita uza hano uyifunge, ufunge basic, uhita uza wimanukire hano handitse color mix, hano handitse color mix, nizere kuri kwa reba. Nurangiza uhita uza hano handitse saturation, nizere kuri kubibona gutya ukuntu iri guhita iba iyi saturation. Iyi niyo gutya, hano gutya ni sawa. Uhita uza hano kwiri bara irindi yero, nayo wongeremo aga saturation gakeya, ntikabe kenshi cyane. Naha ngaha naho uhita uza naho uyongeremo hano naho. None urabona ko harimo ibara ry'ubururu hano inyuma, urahita uza hano kuri blue, hanganze blue, uhita uza saturation yaho nayo uyongere. Ni ikobo yambaye, urabona ko iri guhita ihinduka gutya. Uhita uza no kuri buno bururu bundi, hano uhita uza nabwo ubwongere gutya. Urabona ko ifoto yacu iri kuba ifoto nziza cyane. Nurangiza uhita uza hano handitse oput ahangariya, tuzifunga hano nta kintu tuyikoraho.
geometry nayo nta kintu hano tuyikoraho. Reba ahubwo hano urahita uza hano handitse detail, hari handitse detail uhite turamaze tujya hano kuri curve, hano kuri curve hano uyongere gutya use nk'uyikeshamo gake gutya, ahangaha gutya ni sawa. Nurangiza uhita uza hano sasa rero handitse color grading, turabona mix twayikoze, tugiye kuri color grading, tugiye kuri hano kuri color grading. Ahangaha iyi color grading sasa rero hano niho bakorera nyine ibintu byose bijyanye na finisha no gusoza nyine aya mabara yose twashyizemo cyagiye yose wabonye turi gukora, hano niho tuyaringaniriza nyine tukayagira neza cyane. Duhere hano, aha uhita uzuyigira gutya, urabona ko gutya iri gutya cyane. Nurangiza hano handitse shadows, naho uhita uza wongereho gake gutya, nahanditse highlight hano gutya, urabona ko ibara ryacu ryakeye risa neza cyane. Ikintu hano uhita ukora, uhita ukanda enter gutya, urabona ukuntu isi ifunguka. Dore ukuntu mbere yari imeze gutya, dore after ukuntu twayihinduye, before nuku, after nuku twayihinduye. Noneho sasa rero ikintu hano ugiye guhita ukurikizaho harabura akantu kamwe, urahita uza hano kandeho, uhita uza hano handitse sorry urahita uza hano ahangaha kuri kano kantu aka ukandeho, uhite uza hano handitse hue saturation, nizere ko uri kuhareba ahangaha, ukandeho gutya. Hano naho rero tugiye kuharinganiriza aya mabara, tugiye guhitamo ibara dushaka. Urabona harimo blue ubururu buno, tuza sasa hano handitse saturation ahangaha gutya. Nurangiza uhita uza hano kuri no red, iyi red uyongere gutya uhita ugaruka sasa rero urabona ifoto yacu gutya tumaze kuyikora neza cyane. Reba ukuntu before yari imeze gutya, dore after dore uburyo twayihinduye, murabona ni mu buryo busa neza. Ifoto yacu yabaye nziza nyine nk'ifoto editinze. Nimba rero iyi video igufashije, kanda subscribe, unanyandikire muri comment uko ubonye iyi video cyangwa n'ikindi kintu ubona ubutaha nazakwigisha cyagufasha. Sasa rero hano ikintu cya mbere tukwigisha editing ku mafoto atandukanye. Nimba bikunze rero bimbwire. Ciao duhure muri video z'ubutaha.